ariko jewe ubundi nanaje ntaranamenya hanini cyane ko umugabo yafunzwe nta gihamya afite. Gusa ngeze kuri ribu koko sanga umugabo ni hari bamwambika amapingu ndeba. Ubwo rero niyambaje uriya mugore wa Sirasi. Guhamagara umugore wa Sirasi mbere yo guhamagara Sirasi kandi wumva ari icyo kibazo bari bafite. Sirasi narabimubwiye. Arabwira ngo rwose ibintu baje ati yo mumamagara. Ati ubugaragiye araducitse. Ati babandi bavugaga yuko ashaka gucika bati turabona yatangiye kandi igitanda cyari cyafande. Nyirinzu. Nuko rero bahise bamufata nyine. Aragenda amujyanirira. Ubwo babandi bari baje mu ijoro icyo gihe nibo bagarutse baraza baramufata bati oya yarambwiye ati ariko yarambwiye ngo Nyiribu bamufashe. Yarambwiye ngo ribu yabaye ngombwa ko bamfashe. None wowe uzusanga abana ndavuga none ko ndi kwa muganga umuntu uko yabazwe ndabigenza gute. Ndabigenza ne koko. Ngo n'umuntu wo kuri ribu arambwira atumva mama ati bose ati turamujyanye. Uwo mwana w'umukobwa tumugarukeho. Umwana w'umukobwa bamushinja cyangwa se bavuga yuko atwite inda ya Sirasi yaje hano ryari neza nzamwe n'inkuru itari nziza kandi urabizi inshuro nyinshi nazaga hano nje kugira ngo mbasure tuganira ku rugendo rujya mu ijoro tuganira iby'umurimo w'Imana ariko nje mu gihe ngira ngo kitaboroheye. Nako kitwaraho. Yego. Waje ryari se? Naje mu gitondo. Waje mu gitondo. Ngengeze hano nsanga urahari na mushiki wa Sirasi nsanga ariko abana ntibahari bari ku ishuri. Abana nanjye nkimara guhamagarwa ko umugabo yagize ikibazo. Byabaye ngombwa ko nza kubafata nka mama wabo. Narabajyanye mu rugo kugira ngo bashyire mu ishuri bakomeza amasomo aho negereye kugira ngo mbakurikirane. Yego. No kuvuga ngo aho bari basanzwe biga ntago ari ubu bari kwiga. Ntago ariho bari kwiga ubundi kumwe nabo mu murenge wa Mayange. Ubundi imbere bigaga hehe? Bigaga hano Nyabagendwa ku mashuri ku kigo cya Karera. Yego. Uturuka aho utuye ugera ku kigo bigagaho ntago arasa nkaho ari kure cyane. Ari mu rugendo ntago nabishobora. Okay. Uhamagaye n'abandi nahamagawe n'abantu batandukanye. Ndaza ndavuga ntago najya gufata abana ntaciye ku buyobozi nca kuri ribu ngiye kubabaza ikibazo cy'abana ariko jewe ubundi nanaje ntaranamenya hanini cyane ko umugabo yafunzwe nta gihamya afite. Gusa ngeze kuri ribu koko sanga umugabo ni hari bamwambika amapingu ndeba ariko sinzi ngo afungiwe iki nta gihamya cy'ibyo afungiwe ngifite nta n'ibyo nzi. Byibura se ujya kuri ribu wamusanzeyo ko twebwe tuvuye harerema twasanze adahari. Kuri ribu giye yarahari nanahamusize. Ahubwo je nje gufata abana abayobozi bambwiye gufata abana mbajyane ku ishuri kuko bari bamaze kuburura mushiki wari kwa muganga. Nibwo twashakishije uburyo twabona imyenda yabo tubura urufunguzo. Rero mu gitondo ura mushiki ne wamamagaye yarambwira ati tujye kureba ukuntu twakingura dutanga inzu kuko ejo nari nabuze ukuntu nza ndwasha abantu na telefone yazimye. Ino nzu ntabwo ari yanyu? Inzu ntabwo ari yacu kuva na kera twarabwiye ko tuyikodesha. Ubwo wowe waje hano uje kugira ngo mukuremo ibintu hanyuma kubera ngewe impamvu banyifashishije nubwo byagenze kuriya barabizi ko ndi umudamu wa Sirasi ndi umugore w'isezerano ntabwo natandukanye nawe. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi kuba baza gufata ibintu ngewe ntahari cyangwa kandi n'umugabo adahari bashobora gufatwa nk'abajura. Banyifashishije rero ngo nze kuba ndi kumwe nabo mbafashe mu bwo buryo kugira ngo bashe kubona n'ukuntu nabo bajya kwita ku mirimo yabo mu rugo nta guhuzagurika bafite n'ubwo buryo je naje. Wajuje kugira ngo ibintu bikurwemo ariko ikibazo nanone biragaragara ko wafunze. Funguzo se mwarushyize? Nago mbizi kuko hano habaga mushiki we nyimara gutandukana n'umugabo we habaga mushiki we n'uwo mukobwa numva ngo bahanganye ngesi gusa ndabizi ko habaga nk'umukozi. Ubwo rero mushiki we nawe niwe wabasobanurira uko bimeze niwe basize ku rugo je naga arije basize ku rugo. Hano woroherutse ryari? Hano nahaherukaga
ubushize habaye ikibazo cyo gusohora umwana hanze uriya muhungu mukuru Prosperi nabwo nza mpamagawe n'abayobozi harimo umutekano ndaza nganira n'umugabo gusa umugabo n'ubundi avuga ko Prosperi atamushaka kubw'ikibazo n'impamvu bafitanye umwana biba ngombwa ko umujyana nawe turabana kandi mwari muzi yuko uriya mwana yarakagombye kubana na se kubw'ikibazo n'impamvu mwari muzi uriya mwana twagiranye ikibazo nawe cyane ku bintu yari yarakoze n'ibintu yari yaravuze kuri televiziyo ariko ndongera ndeba nyuma ndeba impuhwe z'ababyeyi ndeba ko umwana ari igihe yavunnye ndongera ngira impuhwe ndamufata nubwo buryo nicyo gihe maherukamo nyuma yo gupfusha nagarutse hano nyuma yego narahaje nongeye kuhagaruka nanone mushiki we bamamagaye bambwira ko babateye hano mu rugo babateye ngo ibintu ubuyobozi bwaje ngo barabifungirana mu cyumba ngo babeshyira mushiki we ngo yacikishije Silas ngo rero njye naravuze ni ntago abantu bagutera biyitirira ngo ibintu ni ibyabo reka nze ngufashe nk'uko umpamagaye naraje tubijyamo nza neza njya mu buyobozi abayobozi bambwira ko ari bafite urufunguzo ntibahakingura ntibabashije kuhakingura ahubwo bahaje kuhakingura nyuma nanone naragiye sinzi uri inzira byaciyemo kugira ngo babakingurire ntabwo nzi ukuntu bimeze n'uburyo biba byagenze yego ariko se kwagira urwaye intambara nyinshi kuki uko kutagize cyo gufate uti n'ubundi Yesu yarampamagaye reka ngende mbane n'umugabo nihangane kwenda n'ibibazo byose biba bitarabaye njyewe narwanye intambara nyinshi nicyo gihe nza gutora abana uyu mudugudu yari ahari njyewe ndababwira ati njya kuva muri uru rugo nasabye uruhushya rwo kujya kuruhuka mu mutwe bitewe n'ikibazo nari ifite hanyuma umwana akimara gupfa njyewe narebye umwana kuntu yari ameze ndavuga ni umwana kuva apfuye kandi imbere njyewe naramutembereza nkamujyana no masengesho nkamenya n'amakuru yiwe wasanga n'abandi bagize ikibazo kuko mushiki we yabaga hano akajya no gukurikirana mu byo mu rugo rwe nawe ndavuga nuko biri kose reka njyewe ngende nubwo umugabo atanyeneye ngende mubwire ko sanze abana wenda mu icyumba cyanjye nkurikirana abana ariko tubana mu nzu imwe menya ngo abana bagiye ku ishuri umugabo mu gihe adahari ndanamuhamagara namwe nimba ibyo bidakunda nujya ubona ugiye ahantu kure cyane ari muri weekend igihe unzanira abana nutaha ubafate kuko umusaba yuko yagwa n'icyumba ukabamo yarabyanze naje hano n'abayobozi baraza n'abaturanyi bari bahari umugabo aravuga ngo sinemerewe kwinjira mu nzu yiwe nabwo ndongera nditahira kandi ubwo washaka kujya mu garuke nyine ataje no kujewe abana baramvunye ni jewe nababyaye nige natwaye inda yabo baramvuna mbagira kubise impuhwe za kibyeyi zahoraga zigaruka kuko n'umundi mva hano sinagiye ntaye abana nk'uko ababyeyi batabana uruhushya n'abana ngiye kuruhuka kubw'ikibazo twari dufite kubera ko ubuyobozi bwabonaga nanjye ubwanjye inzara yaranyishe kandi mba mu rugo bandika yuko nta mwana agomba kujyana kuko ntabona ubushobozi bwo kubaha hanyuma babwira Silas abana urabafata ajyana umwana ahetse wenyine naje kugenda gutyo ariko nubwo mwatangaje yuko njyewe nataye abana ntabwo nataye abana n'Imana irabizi niyo mpamvu izahora imburanira kandi kamba hafi nibyo rwose ikindi kibazo nakwibaza urumva nk'iyo umwana yigaga ku kigo kimwe ajya ku kindi ibintu bisaba imbaraga ese uko abo bana mwaba mwabajyanye vuba ikigo mwaba mwabashije kukibona ko bisaba n'amafaranga mwaba mwabashije kubyitwaramo muti ku kigo nabyutse njyana y'abana na delegiteri nomero ze yazimaye ndazifite twavuganye umwana umwe yambwiye ngo kugira ngo yemererwe umwana umwe ni 7,000 undi ni 7 undi ni 28 wigaga muri Gardienne ya gatatu bambwiye ngo 28 kandi njyewe nta kazi ifite nta kazi ndabona gusa uko biri kose njyewe mfashijwemo n'Imana Imana nzi ko ikunda abana izafasha kandi abana barajya mu ishuri biga baziga rwose pole sana ihangane bibaho ngomba kubaho karacyari umugabo wawe ugomba gusenga kugira ngo Imana imukorane hariya njyewe ndarasenze ntabwo nareka gusenga njye rwose umunyemerere nganire nuriya mushiki we mukuru ariko uriya mushiki we ntimungana cyangwa aranakuruta cyane mushiki we aranduta cyane kuko nasanze afite n'abana nabuze umurebye ubona nyine akiri mutoya uraho neza mama Yesu ashimwe cyane za nkunyegera aha ngaha Eugene umeze neza meze neza narigira ngo wenda twiganireho gatoya madamu se yasambwiye yuko ari wowe wari umaze iminsi ubana n'abana
mu bigaragara muri ino minsi ntabwo wari uhari. ni kuva ku cyumweru. Kuva ku cyumweru gutari uhari. Ngewe nkuzi mu minsi yashize tuza gushyingura nagiye nkubona cyane, ariko ikibazo nagize cy'amatsiko, Silas yari amaze igihe kingana gute inaha? Ndavuga mwaherukanaga ryari? Duherukana yampamagaye kuri 23. Kuri 23 z'ukwa cyenda. mbwira ko ari i Kigali bari ku ishuri. nze nsanga abana. Burya n'umunyeshuri Silas yigaga? Mbwiraga ko yari kwiga. Kandi ubwo yiga akaba ari no mu kazi. Yego. Karampamagara, umwana ararwaye, hari umwana urwaye witwa Julieta. Noneho natangiye kumva ko ni nko kuba ari kuziba, genda usanga abana. Bari kwibiki? Inkoko zari zihari. Zari zihari. Ntazo gihari. Ubwo yampamagaye nka saa 7 mvuye mu kazi. Ubwo rero naraje, navuye mu rugo saa 10 za nimugoroba. Ngeze hano saa 8:30. Yego. Ko nta bushobozi nari mfite, nari umwana mpeka ku igare. Nkigera ahangaha kuko nasanze inkoko zaribwe. Yego. Wowe wari waragiye mu zihe gahunda? Inkoko zaribwe. Nari nasubiye mu rugo. Mu rugo iwawe? Iwanjye mu rugo. Yego. Nibwo yahise ampamagara. Nari maze nk'iminsi 3 mvuye hano. Ubwo rero nkigera hano, noneho ku itariki 29. Kuri 28 ndavuga ndashaka kujya mu rugo. Arambwira ati ushaka kujya mu rugo, je hari ibikoresho biraho mu nzu nakenera, uzashaka ukuntu bingeraho abinyoherereza. Se nibi cyangwa ati hari mare iri mu dukoresho yenda nakoresha, ni igikapu ushyiremo imyenda, mbishyiramo, biha abana barabijyana ngo bahure babimuhe. Ubwo noneho bukiye kuri 20, kuri 29 niho babijyanye. Hari nka saa 8. Noneho nimugoroba saa 1. Mbona abantu hano baraje. Barenze 4 cyangwa 5. Bararenga. Abakozi b'Imana? Oya, ntago ari abakozi b'Imana. Nta bantu nagiye kubona barabanga amakuru yanyu, ndavuga ngo ni meza. None se uko muri kwimuka, avuga nese turimuka tujya hehe? Ngo none se ngo umusaza wawe ngo ari none se ko ari Kigali nyine murambaza ngo bigende gute? Mwatunze ibintu mwayimaze mu nzu? Nta kintu twamaze mu nzu. Amatara mwagurishije, ngo ibintu byose mwabigurishije, ngo n'ibishyimbo n'inzu nta gishyimbo cyabamo tukirya tugihashye. Ubwo ngubwo baratangira bafata ibintu, batangira kubyegeranya, mbona ari nko gusahura. Avuga nti niba rero muje muteye urugo rw'umuntu mukajya no kurusaka. Ubwo hari sangahe? Baje saa 1, ubwo hari biri kujya mu masambiri z'ijoro. Banza kujyana n'abantu turi kuganira, mbona byahindutse. Ubwo ngubwo ndaga nimubwo mugiye gusaka inzu y'abandi, reka niyambaze ubuyobozi nanjye bunyegereye ko gusaka urugo rw'umuntu nta burenganzira, nta n'ikintu nzi twakosheje. Nibwo niyambaje gitifu hano epfo. Wundi uri hano? Oya, w'umudamu. Ngo ni w'akagari ka Ntarama ariko hani muri Nyabagendwa. Araza aravuga ati mwabantu mwebye murimo ni ibiki? Avuga ati ko gusaka urugo rw'umuntu bitemewe. Avuga ati kuva nyine twaje nta kundi tugomba kubifata, ibi ni ibyatsi n'ibyanyuse kubera iki? Ngo hakabura impamvu. Ubwo ngubwo gitifu nawe hamagaye ku kagari, abantu bateye urugo rw'abandi, abantu ngo bari kwimuka. Gitifu aravuga ati abantu kwimuka n'uburenganzira bw'umuntu, ariko niba mvuge niyenda hari ikibazo mu bifitemo, ngaho nimufata icyumba mufungirane mw'ibyo bintu, mubifunge, ubundi icyumba mu gikinge. Bo bavuga ko impamvu barimo barakura ibyo bikoresho bari ushaka kubifatira ari iyihe? Bo nta mpamvu nigeze numva. Na gitifu nawe bamusobanuriraga? Gitifu nawe bamubwiye. Ubwo rero ariko mbere babangwa n'ikibazo cy'umwana wari uri ahangaha. Ngo niyo mpamvu bafatiriye ibyo bintu. Ubwo rero icyumba baragifunze, nta n'igikombe badusigiye. Basigaye agakombe kamwe gashaje, nibasimwe ishaje, ibindi byose bari barabifungiranye. Ngo bukiye nibwo mama namubwiye nti ibintu babifunze, abana ntago bari kujya kwiga. Umugore wa Silas, abana ntago bari kujya kwiga,
nta nubwo bari kujya ku ishuri kandi se yarabarihiriye ibintu byose birafungiranye n'amasahani nta na kimwe. bavuga ko impamvu yari iyihe rero waratubwiye ati ikibazo cy'umwana uri hano ariko ntabwo impamvu hano hari umwana bakavuga ngo aratwite. Yego niyo mpamvu bakavuga ko atwite guteba bakavuga ngo kuva ari mu oya kutwita se ikibazo bakavuga ngo kuva ari muri uru rugo ubwonko ni Sirasi wayimuteye nkuko byaje gutyo none ngo dutangiye kwimuka ngo duhunge ducike kandi ntabwo kwari ugucika nuko ari hano ibyo bikoresho bye aho yari ari ku ishuri ngajya bikoresha ngiye nabyumva noneho ubwo rero niyambaje uriya mugore wa Sirasi guhamagara umugore wa Sirasi mbere yo guhamagara Sirasi kandi wumva ari icyo kibazo bari bafite. Sirasi narabimubwiye arabwira ni rwose ibintu baje ati yo mumamagara namubwira ni telefone nta mayinite yararimo kandi kuko amayinite yari yashizemo yego ugati noneho hamagara mama w'abana ubimubwire azabigufashemo. Kuki wataturutse Kigali ngo aze hari mu ijoro rwose ari kuza iryo joro akarara nanasubiyeyo cyangwa oya byabaye bukeye n'iryo joro nyine ntabwo twabonye ko duhamagara ko nta mayinite ubwo ngubwo bukeye nibwo ambwira ati iyambaze mama w'abana ni uri hafi ubwo naramuhamagaye rwose nimutekereze ko ibintu bimeze uko byagenze yarantabaye pe yaraje araza avuga ngo arajya kubivuga ku kagari baduha urufunguzo ntabwo baduhaye yego ntabwo uwo munsi baduhaye twaragiye gitifu turamutegereza saa 11 ziragera hafi saa 12 turitaye ubwo ibintu biragoye bukingiranwa gutyo hago sinzi umuvandimwe waje guhamagara nyirinzu ati kwinzu yawe ifunze abantu bayirimo nta burenganzira bafite imeze gute ubwo nyirinzu yavuze atari ko se banze gerageza gutyo urebe ko ako kantu bakazamura atari ko se inzu yanjye kingwa nkandi kingwa buryo ki kose yaraje umugabo nyiri iyi nzu yaraje ajya kubaza gitifu hano hirya buryo cy'inzu ye ifungwa wa wundi nyine uwo mudamu ubwo ngubwo yambwira ati nyine twarayifunze bitewe n'ikibazo cyari gihari twajyaga ibintu bicungirwa umutekano ubwo rero afande yarabuze nibwo yahise ambwira ati wowe uzirukire ku kagari bagura urufunguzo zukingure abana babone uko barya babone nuko bajya ku ishuri ubwo rero koko nagiye ku kagari imana Sedo ntabwo yajijinganyije namubwiye ko nze kureba imfunguzo ziri hano ngo zarazimpaye ndaza ndakingura uraza urakingura hanyuma Sirasi arabimenye we ko bakinguye yamenye ko bakinguye arangije ati iki rero arangije ati sawa ntacyo bw'abana bari kurya bakaba noneho bari kurya no ku ishuri nta kibazo ubwo rero ku cyumweru umusaza wanjye yampamagaye ambwira ko muramukazi wanjye agiye kubyara ngomba kuza kujya kumufasha n'ubu muramukazi wanjye nyine ari i Nyamata n'umukobwa wanjye umunsi yahageze ubwo nibwo ku cyumweru nagiye maze kugenda nyine mama yagiye kwa muganga bamutereyemo umwana ku wa mbere ku isaha ya saa 4 yewe waragiyeyo nari ndi kwa muganga noneho Sirasi arambwira ati wowe ubwo wagiye ntacyo ndaje mu rugo nsanga abana bagiye kwiga yaje kuwa mbere mu gitondo yego kuwa mbere mu gitondo aje urumva njye nari ndi kwa muganga marangira urufunguzo narushyize yego abana bari mu gikari narakinze ku muryango abana basigara mu gikari ko hakinguye yego aje yarakinguye aje kureba abana ngo abohereze ku ishuri we yari arufite aho nari narutse narahamurangije yari arufite kubwo ari nawe ukirufite Garanyakingura abana bajya ku ishuri agiye ku ishuri hano mu nzu hari igitanda cya fande cyahabaga haza umunyonzi aje kugitwara ubwo rero urumva yari yaherekeje abana ku ishuri agaruka hano mu rugo noneho babonye rero igitanda kigiye bati ubwaragiye araducitse bati babandi bavugaga yuko ashaka gucika bati dore koko aragiye kandi igitanda cyari cya fande nyirinzu nuko rero bahise bamufata nyine aragenda amujyanira irima
ubwo ba bandi bari baje mu ijoro icyo gihe nibo bagarutse baraza baramufata bati oya ntabwo mbizi niba aribo bamufashe gusa ntabwo mbizi kuko urumva nari ndi kwa muganga gusa yarambwiye ati ariko yarambwiye ngo ni RIB bamufashe yarambwiye ngo RIB yabaye ngombwa ko bamfashe none wowe uzi usanga abana ndavuga none ko ndi kwa muganga umuntu uko yabazwe ndabigenza gute ndabigenza ne koko ngo n'umuntu wo kuri RIB arambwira ati umva mama ati rwose ati turamujyanye tugiye gukora iperereza turebe niba ibyaha bamuvugaho ari byo koko tuzakora iperereza tumenye aho kuri guherereye we sanga abana azagaruka yego ubwo rero nibwo ejo ntabashije kuboneka kubera abo barwayi bari kwa muganga ntabwo nabashije kuboneka ahubwo uyu munsi nabonye unsimbura mbona kuza yego nasize n'umukobwa wanjye ahageze agiye guca muri ngo bamuhe gahunda yo kubagwa yego ko basanze umwana yicaye mu nda muri Imana izabigenza neza yego rwose azagira rero amakuru mfite muri makeya nayo ngayo nagize ikibazo cy'amatsiko yazimye nagize ikibazo cy'amatsiko nakubonye inshuro nyinshi ari wowe ukunze kuba uri hano mu rugo bivuze ko umaze igihe kinini watangiye kuza kuba hano ryari tangiye kuza kuba hano yego umugore yagiye nazaga nk'iminsi 3 nkongera ngataha sasa afite umwanya wo kuba hari ariko noneho mu kwezi kwa 8 umwana ari hafi kwitahira bari mu rwaje ndi hano yego umwana yapfuye mari kwezi kwa 8 yego icyo gihe naje kuri 22 z'ukwa 7 ntaha kuri 15 z'ukwa 8 umwana yapfuye kuri 3 yego z'ukwa 8 nyuma ya 15 yewe naje hano nk'inshuro 3 zirana ejo bundi rero nibwo nagarutse kuri 23 nanone z'ukwa 9 yego uwo mwana w'umukobwa tumugarukeho umwana w'umukobwa bamushinja cyangwa se bavuga ko atwite inda ya Sirasi yaje hano ryari yatangiye kubana ryari uriya mama niwe ubizi kuko nazaga mpamusanga igihe cyose wazaga uhamusanga ko bana we bigeze kubana igihe kinini ari nk'umwana uri mu rugo nuvuga ngo madamu wa Sirasi umugore wa Sirasi we yavuye hano akiri umwana yari umwana mu rugo cyangwa yari umukozi oya bamufataga nk'umwana yari umwana barera se yari umwana kwari nko kumurera ko abandi bakabona ko ari umukozi ko yabafashaga imirimo mu rugo akabafasha no kurera uwo mwana umwana wari ufite ubumuga yego yego abavuga ko se yari umugore we oya je ntabwo mbizi mu minsi mwamaranye nk'umuntu mukuru nk'ufite ijisho rya mukuru ntago ijisho rya mukuru je nabagaha nazaga kuhaba Sirasi yaragiye atazagaruka vuba kuko urabona haraho yajyaga mu kazene ko kuririmba yagiye muri Uganda yagiye nsigarana abana hano ajya Gisagara nsigarana abana hano ajya Nyagatare niba atari Kibungo ni Kibungo nsigarana abana hano n'umunsi abana nari nkibasigarana yagenda akavuga ati ngwino usanga abana ngiye kubashakira icyo kurya ubu bagumanye nk'umubyeyi yego nkavuga n'abana sinzabatererana n'abanje nakundi yego iyo yabaga hari se byibura umubano we n'uwo mwana ntabwo byagaragara ko harimo ikibazo oya wabonaga nta kibazo rwose aho rero bimaze kugaragara yuko umwana w'umukobwa atwite yarakiba mu rugo n'ubundi kuko numvishije uko wagiye utubwiye bigaragara ko araho yageze akagenda hari igihe yagendaga kandi ubwo yagendaga nanjye ndi iwanjye ntari hano akazagenda nawe akongera akagaruka ntabwo nzi aho yari agiye umwana akimara gupfa kunze kujya agenda nk'ubwo yampamagaye avuga ko umukobwa yagiye ibintu bikaba biri kwibwa nkaza mvuga nti reka njya gusanganira abo bana harimo umwana muto ufite imyaka 5 yikagaribye nabo gukurikirana ubuzima nkurikirana ubuzima bw'abariya abana mwemera nkabanambira urwanjye nkarusiga none se ubwo umukobwa ntabwo yigeze akubwira ikibazo yagize cyo gutwita nk'umuntu mukuru babanaga
ntigeze abikubwiraho wenda ngo uvuge uti tuzareba uko tubiganiraho wenda na Silas nimbona umwanya? yabivuze nyuma ikibazo kiri gusakuza ku buryo nabwiye uriya mama ariko niwe yabanje kubibwira. oya ntabwo abanje kubimbwira ahubwo uwo uriya mugore wa Silas yaje umwana twamujyanye mu nzu turamuganiriza ariko se ni wambwiye ikibazo kiri ahangaha ibintu uvuga hirya no hino bimeze gute watubwije ukuri uriya mugore wa Silas twari twicaranye hariya muri salo ubwo se niko ubundi uratwite ndatwite ibyo gusa nta kumubaza bitewe nande oya byabaye ibyo ngibyo uratwite ndatwite utwite inda yandi oya kuvuga ngo twite inda yande twababyeyi benshi icyo kibazo bahita bagikurikizaho kugira ngo nuko bagikurikirane kuko oya mutamubajije ntabwo twamubajije gusa nyuma aho tindi ukuntu byagenze akavuga ngo ni ya Silas ariko se urabihamya ndabihamya rero kuba yaratwite igihe ntabwo kumenya ko inda twite ari ya Silas ariko naho ngaho wararangaye ubundi umubyeyi iyo umaze kumenya ko umuntu yatwaye inda uhita umubaza nk'umuntu wari umubyeyi we niba ari umwana wabaga hano wari kumubaza ko twite ntidaguteye inda ngo turebe ko ikibazo twakikemura neza nyuma yaho uriya mudamu nawe yaramwegera ariko se kuko niko wambwije ukuri uri nk'umwana wanjye muri uru rugo wambwije ukuri rwose ubundi ntinde waguteye inda bani papa porosiperi ati by'ukuri n'ukuntu wari ufite amateka hariya ku mujyi ndavuga nti hambere wa mukobwa we ko wavuze ngo telefone man niba izashize mugira gukoresha telefone ni hambere ko abantu bajyaga bavuga abakobwa batwite ngo bakuramo inda Silas wayiguteye waravuga ngo wabuze ugutera inda kubera ko uwo mwana yari afite amateka mabi avuga ko birirwa baceza hariya mu muhanda nk'abantu nyine bifata nabi hariya ku mujyi n'abandi bakobwa nyine bafite imico mibi y'uburaya bose yigeze kunyibwira ati jye nabuze n'uyintera yarabivuze pe tujye na Silas twari twicaranye hariya mu gikari turi kuganira nisabwa akabazo k'amatsiko Silas bamufunze bamuziza gutera inda cyangwa bamufungiye ikindi kintu ntekereza ko umuntu wateye inda batamufunga ko yagiye bagahita bamufata ntabwo nzi niba ari ikibazo cy'uko yateye inda cyangwa ari ikindi kibazo ntabwo turamenya icyo ari cyo umwana w'umukobwa afite imyaka ingahe bavugaga ko afite imyaka 17 ko bavuga ko umushize nza hano nabonaga ameze nk'aho ari mukuru cyane ra urebye ubona ari mukuru nuko icya gikurira umuntu abagira ukaba wagira ngo impamvu yo kuba hano hantu hafunze rero ubwo nketse yuko ari uko urufunguzo ari Silas rufite nayo namurangiye aho narushize aje gukingurira abana bajye kwiga yararuhakuye ariko mu gikari haramutse hariho ingufuri mo imbere urufunguzo ndarufite nayo najyanye rumwe musigira izindi ebyiri z'ingufuri rwajyanye n'urwa serire none se ko hari abavuga yuko Silas uko kuvuga ko afite akazi uko kuvuga yuko afite ishuri ngira ngo no mu minsi myinshi yashize nagiye numva kenshi bakunda kuvuga ishuri ariko wamubaza ishuri yigaho ugasanga iryo shuri ntabwo rivugwa aho ntabwo bwaba ari uburyo wenda ashobora kuba kuko yamenye ko yagize icyo kibazo akagenda ameze nk'uhunze nk'uko uyu mugabo yahoze abitubwira oya ntabwo ari uko yabaga ahunze cyangwa se atari wahunga ugahungira i Kigali hano hafi hariya ni hafi cyane ntabwo ariho wahungira mbere ari ku ishuri ashwana n'umugore bakari ku ishuri icyo gihe yari ari kwiga ibya perime y'imodoka niryo shuri yari arimo rero ishuri rindi yari arimo ngaragara ko ari ku ishuri ari bwanamizagaho ibyo bikoresho bye barya yazajya akenera n'utwo muri muzika ndabimwoherereza avugaga ishuri nkumva ko ari kwigira ibya muzika kuko ryageze kumbwira ko ari kwiga indimi yenda ngo azajya avugana n'abandi bantu none se ubu ngubu wenda turimo tugana ku musozo wumva abantu badukurikiye harimo inshuti nyinshi za Silas abantu yagiye avuga ubutumwa nyinshi atandukanye ubu ngubu ni iki wumva wasaba abantu b'inshuti ze abantu bamukunda abantu rwose bamuzi nk'umukozi w'Imana
ikintu cya mbere abantu bamukunda muba mukunda namwe murimo, ntabwo mwaje aha ngaha ari uko mutamukunda. Gusa ikintu cya mbere ni ukwihereza Imana mukamusengera, ndetse ikintu cya mbere Sirasi Imana ikamukura hariya hantu ari, musengere nk'uko yakoreye Imana imukure hariya hantu. Yego, ni icyifuzo gikomeye cyane. Nyuma y'uko Sirasi agiye afite abana bagera muri 5 niba ntibeshye, 6, ariko umukuru we Prosper we ni mukuru ngira ngo. Mukuru ariko arimo abana. Yes, ndavugaga abana bagera muri 5 bari kwiga, ubuzima bwabo buraza kugenda gute? Dore niwe wabakurikiranaga nyuma y'uko mama wabo aba atari hafi. Ubuzima bwabo nanjye urabona buragoye, nanjye ntabwo nta bushobozi mfite bwo kubana, ari kuba ndi kurera abo bana. Urabona Sirasi niwe watuzaniraga ibyo kurya, tuzagumya dukurikirane twumve uko abana bameze, uko babayeho. Kugira ngo ngubu bari kumwe na mama wabo. Bari kumwe na mama wabo, ejo barabajyanye. Nkurikije uko yagiye yanditse n'urupapuro rw'uko adafite ubushobozi bwo kubarera, sinkeka yuko azabibasha. Sinkeka ko ngo ariko azabibasha. Ariko mu kanya avuze ko mu bushobozi Imana izamuha bana batazamunanira. Ntabwo bazamunanira kandi koko nzajya nkurikirana ubuzima bwabo. nabo uzagerageza ube hafi. Ariko kandi nanone icyambere ni isengesho kugira ngo turebe ko Sirasi yava hari ahantu nubwo bavuga yuko nyine ari ahantu nk'ahandi, ubwo ni abantu baba bahari, ariko nanone twibukiranye yuko hariya ni ahantu nyine baba bagiye kugorora umuntu, urumva ko byagera kose ntabwo aba ari ahantu heza. Ni ugusenga Imana ikigaragaza. Ariko se wowe mu mboni zawe ubona ibintu yaba yarabikoze? Ntabwo mbizi pe, nta kintu namushinja, nta kintu namushinja pe, Nta kintu wamushinja rwose. ntabwo nabihamya, ntabyo nzi. Yego. Reka ngushimire cyane kandi dusabe n'Imana kugira ngo bariya ababyeyi bari kwa muganga Yego, bahave amahoro. murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze. Yego. Yego. Byaje urumva rero yuko ibintu bitoroshye, cyangwa ubu n'umubyeyi yatubwiriye amakuru yuzuye kandi yumvikana yuko ibintu bihagaze. gusa mu kigaragara cyo ibintu ntabwo byoroshye. Ibintu umuntu yabyumva akabyumva n'ibintu biri aho ngaho, ariko iyo umuntu ari mu maboko y'ataraye ashinzwe ibintu nka biriya, kandi 80% bigaragara ko byaba ari byo, kubera nimba umuntu yabaga iwawe akanabigushinja, amahirwe aba ari menshi kugira ngo amahirwe ari makeya kugira ngo abe ibi bintu yabirokoka. Uretse gusenga n'Imana akaba yamutabara, cyangwa se tugasanga banamubishyira. Yego. Prosper usanga bamubeshyera. Ngewe ikintu numva nifuje ni uko yakabaye wenda bisa nk'abajyana mu gicucu, ni uko yakabaye afunze ariko bamubeshyera. Icyo nicyo cyifuzo numva ngize, ariko kandi iki cyifuzo cyane nticyakuraho ukuri. Ntabwo cyakuraho ukuri, birashoboka cyane ko bashobora kuba bamubeshyera. Kandi ikintu nizera no ko leta yacu y'u Rwanda ibyo bintu ibasha kubimenya. Plus basa nk'unyegera gatoya, leta yacu ibasha kubimenya mu bucamanza bwabo, babasha kubireba nyine bakamenya ko umuntu bamubeshyera cyangwa se ibyo bavuga bishobora kuba ari ukuri, kugira ngo umuntu wasambanyijwe cyangwa se umuntu watewe inda hari uburyo basigaye bakoresha bakamenya koko niba ari ukuri. Kera umuntu baramubeshyeraga rwose bakamufunga imyaka n'imyaka kandi abeshyiwe, ariko ubu ngubu rwose hari ikigo cyitwa RFI, Rwanda Forensic Institute, ni ikigo kiri hariya Kacyiru, gikoresha tekinoloji ku buryo bapima ibintu byose, ibimenyetso byose bigaragaza ko ibintu byaba byarabaye cyangwa bitarabaye. Sirasi n'ababeshyerwa rero. Nari mbizi, nanjye nari nzi ko umuntu yakubeshyera. Oya, ntabwo bikibaho byari byo kuvuga ngo barabeshya umuntu ngo atewe inda. Oya, ahubwo ibyago ushobora kugira, ushobora kuba utaramuteye inda ariko mwararyamanye, inda bakayikugerekaho. Gusa nanone iyo umwana avutse nabwo barapima umwana bakabimenya. Ariko wenda mu gihe ataravuka bashobora kukugerekaho yuko iyo nda wenda ukava mu mazi y'amezi angahe,
bapimye bakabona yuko mwaryamanye bagategereza kureba koko umwana uzavuka niba koko ari uwawe. Ariko ibyerekeranye no kuvuga ngo umuntu bamufunze bamubeshyera ubusambanyi, gutera inda mu Rwanda ntabwo bikiba, rwa Paul Kagame ntabwo bikibamo rwose. Gusa urabona yuko ari ibintu bibabaje ukurikije umubyeyi wa Sirasi ugakurikiza na Sirasi n'imbaraga zari nke n'uko abana bagiye kubaho mu gihe yaba ari hariya, biragaragara ko ubuzima bwaba buri mu kaga. Oya nta kaga, wenda ubuzima bwo bwaba bubi ariko ubuzima buri mu kaga nuko umuntu yapfa. Gusa ngo uyu mwana we mukuru niko babisobanura. Master Prosper neza gahoro gahoro urakomeye. Duherukana uza aho nkorera umbwira yuko uje gusaba imbabazi papa wawe ko wamuhemukiye. Abyibuka? Ndabyibuka. Kirya gihe papa wawe yabyakiriye ate amaze kumenya ko wamusabye imbabazi? Buriya rero hari ijambo nubwo ntazi aho ryanditse neza ariko riri muri Bibiliya rivuga ko n'ubundi nta cyahishwe kitazahishurwa kandi nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Nyuma rero kuko duherukana nzaho naje aho ukorera nje gusaba imbabazi. Impamvu yari nzanye gusaba imbabazi kirya gihe, yego byari ibibazo kandi bikomeye, ibyo nari naravuze by'ukuri bitewe n'ubuzima nari ndimo icyo gihe. Hari ukuntu umuntu aba mu buzima akemera guhinduka igikoresho, niko navuga, bitewe n'ubuzima umuntu ahagazemo. Burya nyuma namaze kumusaba imbabazi ngira ngo nyine ibintu wenda bigiye koroha, anambwira ati wabikoze neza pe. Naratashye ngeze mu rugo nsanga ikiganiro arambwira ngo yamaze kubona ko hari ikiri kwa Prodinga. Iryo joro ndaryama, bukeye mu gitondo ambwira ko yari yakirebye ariko ngo yabonye nta kibazo, ngo nabikoze neza. Niyo wabinyibwiriye. Ubwo nza kugira ngo wenda ibintu bigiye gukemuka, bigiye kujya mu buryo, ariko ahubwo nibwo byari bigiye gukara. Nakomeje kuba hano yego maze ibyumweru 2 ariko ntaba mu nzu, ahubwo mba hano nyine nirirwaga hanze bwakira kubera ko hari hirya ntabwo hari hubatse, hari harabize, nkaza kuryama umuhanda. Akaba igihe ampamagara akambwira ati ngwino mugaburire, nkagenda nkarya nta kibazo. Nyuma rero nabwo aza kubirambirwa ambwira ati jya gushaka akazi, niba utagashatse umvire hano. Njye ntabwo natunga umuntu w'umusore ungana nawe udafite akazi, n'ubundi ngo ibyo nshaka gukora ntabwo ari ibizangirira akamaro, ni ibizakugirira akamaro. Ndanabyumva yego. Hanyuma ndagenda nyine ngiye gushaka akazi. Hanyuma akazi ndakabura. Maze kukabura nibwo nahuraga na mama. Mama aravuga ati rero wa muhungu we, nubwo byagenze kuriya uri umwana wanjye, ngwino tube tugiye mu rugo ibindi turabiganira nyuma. Twaje kuganira ndabimubwira byose uko bimeze. Arambwira ati rero nta kibazo, wowe guma hano, hanyuma papa wawe nagukenera azajya aguhamagara kandi muzajye mujya kumusura nta kibazo. Niko kuguma kwa mama muri ubwo buryo, n'ubwo niyo twari turi kumwe. Hanyuma rero mu minsi ishize nigeze kuzana na mushiki wanjye hano witwa Providence, tuza tuje kumusura pe. Hanyuma abandi bana bajya kuryama, njye mba ndi hano hanze gato, hari umuntu turi kuvugana kuri telefone. Soje kuvugana nawe ngiye kwinjira mu nzu, mpura na papa muri koridori nawe asa n'usohoka. Yasohotse mu cyumba cye avuga neza, ageze imbere atangira kumbwira nabi, arambwira ati simushaka hano. Ubwo hari mu saa sita hafi saa 7 z'ijoro. Arambwira ati simushaka hano, mvira hano genda ntuzanahagaruke.
gerageza kumubaza, arambwira ati niba ufite ikibazo uzaza n'ubuyobozi aho aribwo bukemurira ikibazo, ariko mvira hano. Iryo joro ndasohoka, nisohoka cyakoze nahuye n'umumama hano witwa Mama Berite, amuhamagarira umutekano arabibona, umutekano ahamagara mama arambwira ati rero niba ufite uko waza ngwino, hanyuma turazana mu gitondo nze gukurikirana iby'icyo kibazo. Icyo kibazo naratashye, nageze mu rugo mu ma saa 9 gutyo, kuko urabona kuva hano ugera i Mayange n'amaguru ni ikibazo, noneho byongeye hari na nijoro. Naragiye ngera mu rugo, mama arakingura, ndaryama saa 11 n'ubundi tudatuza. Bageze hano mu gitondo cya kare, babanza kuganira neza, nta kibazo, ubona ko nta kibazo kirimo rwose, baraganira. Mama arangije avuga ko we agarutse mu bana, kuko n'ubundi mu rupapuro ubuyobozi bwanditse ko yagiye kuruhuka mu mutwe, nibirangira azagaruka mu bana cyangwa se mu rugo rwe. Nyuma rero papa aramubwira ati ntibyakunda, ntibyamushoboka, kuko ngubu ngo n'impapuro z'ubutane zigejeje mu rukiko, tegereza ko baguhamagara. Arabyumva, aravuga ati nta kibazo, nanjye urwo rukiko reka ndutegereze, n'ubundi ntago nari kugaruka ngo nkuhatire kubana nawe, nari nje kurera abana banjye, nubwo wari kumpa icyumba kimwe nawe ukajya urara mu cyawe, ntacyo byari kuntwara. Baravuga ati ntabyo rero ntibishoboka. Ubwo bageze ku kibazo cyanjye rero, ni ukubera ko n'ubuyobozi bwari buhari, ntabwo yanga kukivuga. N'izi sange ntabwo nzi cyatumye icyo gihe yavuga ngo nsohoke cyangwa se mve hano. Nuko nyine bimeze. Nyuma y'icyo gihe rero sinigeze nongera guhura nawe, usibye kuba wenda twarigeze kuvugana kuri telefone ho rimwe, numva nta kibazo, mvugisha neza, ariko nyuma y'icyo gihe ntabwo nigeze nongera kuvugana nawe. Wabasha kumusura se aho bamufungiye? Ntabwo ndagerayo, ariko nimara kuhamenya neza, kubera ko na mama ari kumbwira ko bari kugenda bamuhindagura, bya n'umubyeyi wanjye, kandi wabona umuntu ukubera nk'umubyeyi yego, ariko ntabwo wabona umubyeyi wawe wa nyawe. Uko byagenda kose, uca umugani mu kinyarwanda ngo umwana w'undi ikinono. Uko byagenda kose njye nimara kumenya aho ari neza, ndanakora ibishoboka byose ndamubona babimugereho bwa mbere, kuko nuko byagenze kuri yanjye, papa ndamukunda kandi cyane. Uriya mwana w'umukobwa uvuga ko yamuteye inda, mwari musanzwe mubana hano? Yari ari hano nk'umuntu w'umukozi nyine. Yari umukozi wo mu rugo? Yari hano. Ariko nakomeje kujya ngenda mbibona, njyewe nakomeje kubibona, kubera ko njyewe ntabwo nkunda gushyigikira ibintu by'amafuti. Nagiye hirya kuri RIB ya Ririma, mvuga ni uko byagenda kose mu rugo hari umukobwa ubangamiye, amfasha mukamukura mu rugo, kuko ndabona ko hava byaba ikibazo. Arambwira bati rero niba utekereza ko hari ikibazo ufite, uzamuzane hano tuganire twumve icyo atekereza. Umukobwa ntabwo nari kumufata ku ngufu ngo mujyane, ntiyabishatse, rero naramuretse. Ibindi byose byaje nyuma, ntabwo njye nari ndi hano urabizi, ntabwo najyaho mvuge ngo iyo nda yarayimuteye, nta nubwo najyaho ngo mvuge ngo ntabwo yayimuteye, kuko ntabwo mbizi. Bajya no yego yuko bamupimye bagasanga atwite, irahari, ariko ntabwo nakemeza neza ko iyo nda ari iya papa cyangwa se atari iye. Ubushize tuganira na mama na papa wawe tuyishingura mushiki wawe, bavuga ko twasaga nkaho bigaragara ko bashobora kuba bagiye kwiyunga bagasubirana, nyuma yaho byaranze burundu. Burya cya gihe baratashye bicara mu cyumba cy'abashyitsi, baraganira, yewe banaganira umwanya munini nk'amasaha 3, tubona basohotse nta kibazo, dutangira kugira icyizere cy'uko wenda hari igihe bizakunda kongera bagasubirana. Ariko n'ubundi igihe uko mbyizera muri njye, nizera ko byagenda kose, ni umugore n'umugabo, kandi Imana yafatanyije neza ko ntawe wagitandukanye. Ubwo niba ari bo n'ubundi igeno ryabo izongera ribahuza babane. Njye n'ubundi bariya bose
ni ababyeyi banjye uko byagenda kose nizera ko isaha ku isaha bazasubirana kuko ushobora byose aracyahari. ugomba gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo bongere bahure, ariko kandi muri kino kibazo gikomeye gutya no gusenga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora cyane, ndetse ko dusohorwa na Kristo duha imbaraga. yego. Ni iki wabwira uyu munsi wa none abantu badukurikiye, inshuti za Sirasi, abantu bamuzi nk'umukozi w'Imana? Ikintu nababwira wenda ikintu cya mbere nabasaba inkunga y'amasengesho, wenda Imana ikagira ibyo isobanura, ikagira ibyo ikura mu bifatika, ibidafatika nyine ikabikura mu bifatika, hanyuma ibifatika bigakomeza bikaguma kuri twe. Kandi ndanabashimira, ikindi nabasaba, ndabona mfite barumuna banjye, kandi barumuna banjye bigaga, ariko papa niyo babarihiriraga, kandi urabona kuba biriya bimubayeho ntabwo azabona uko yongera gukorera amafaranga ko yavuga ngo arabahirihira amashuri. ubwo tugiye kubana kwa mama, kandi mama ntabwo najyaho ngo mvuge ngo afite ubushobozi buhagije bwo kuba yabarihirira bose. Wenda nabasabaga ko hari inkunga y'amasengesho batanga, Imana igasinzira amafaranga yo kubatangira, ufite ubushobozi bakabutanga. Uraduha nimero za mama hanyuma tusenga bagana ku musozo n'ubuzizi. Nimero za mama, Airtel ntekereza ko ari akunda gukoresha cyane, MTN yo sinzi ngo ikibazo yagize, ni 07 680 19 33. Nizo. Reka ngushimire cyane Prosper. Nanjye ndabashimiye. Imana iguhe umugisha. Dusangire. Yes.